akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho. Bavandimwe mutwumva kandi mureba ubu butumwa, twongeye kubaramutsa ngo Uwiteka abahire. Turi abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Dushimye Imana iduhaye aka kanya ngo twige ijambo ryayo. Nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko iri kutubwira ngo imirindi y'imperuka. Mbere yuko twinjira mu cyigisho ngo twimbike tuvuge byinshi, aho mureba ubu butumwa nimwubahe Imana maze dufatanirize hamwe gusenga. Urakoze Muremyi wacu, tugushimiye impuhwe zawe n'ubuntu ugira butwitaho tukabona ihumure riva mu ijambo ryawe, tukunguka ubumenyi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga tuganira n'abo waremye. Umwuka wera nadufashe atwumvishe kandi duhinduke, dufate n'ingamba nziza zo guherera mu ruhande rwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri iyi nsanganyamatsiko yacu ivuga ku mirindi y'imperuka, turarebera hamwe byinshi byatwibutsa igihe duhagazemo. Bamwe bajya banibaza bakavuga batese imperuka iyo ihora ivugwa, imperuka ni iki? Mu ijambo rimwe, imperuka ni iherezo, imperuka ni umusozo wa gahunda zose zo ku isi. Hari n'abatazi ko ibyo bizabaho, kuko tubamenyeshe ko igifite itangiriro kigira iherezo. Iyi si iriho ifite nyirayo, ayishyiraho yari afite icyo agambiriye n'icyo ashaka n'umusaruro ashaka kuyibyaza. Rero uwayishyizeho yanapanze ko hazabaho iherezo ryayo. Abasoma muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ni igice cya 4 umurongo n'uwa 7. Handitswe byinshi, ariko hari amagambo avuze ngo iherezo rya byose riri bugufi. Ibi mubona byose bizagira iherezo, biveho. Isi n'abantu bayituye Imana yarabipanze, irabigambirira, bizagira iherezo. Iyo dusomye mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10, hatubwira neza ko iyi si izavaho. Ibyo bikaba ari byo gukangura abayishingikirijeho cyangwa n'abifuza ko ariyo yababera ubuturo. Haranditswe ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba umuriro ukomeye, maze ibyishingiro byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Isi izavaho ishye ishirire n'imirimo iyirimo, nuko ubwo ibyo byose bizayenga. Bityo yemwe ukuntu dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'umwami uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Iyi si rero izavaho, ahayo habe hatakiboneka, ibyayo birangire. Niyo mpamvu abantu bayituriye dushaka kubabwira imirindi y'uwo munsi usoza uheruka gahunda zibera ku isi. Muzabisoma, byanavuzwe kera n'abahanuzi. Umuhanuzi witwa Yesaya yabivuze mu gice cya 28 umurongo wacyo wa 22, nuko mwe kugumya gukobana kugira ngo ingoyi zanyu zitarushaho gukanaga, kuko numvise yuko ibyo Umwami Uwiteka Nyiringabo yagambiriye
ari ukumaraho isi yose. Umwami Uwiteka Nyiringabo yarabigambiriye abishyira mu mishinga ko iyi si yose igomba kumarwaho ikavaho, kuko yarayiremye, nicyo gihe yayigeneye. Noneho muzabisoma no mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Havuze iby'uwo munsi usoza gahunda z'isi, ubwo imisozi ngo n'ibigwa bizaba byimuka bikava habyo, ibigwa biteraganwa, imisozi hirima, iyindi yiyubika, gahunda zose zahagaze, ibicu bya rukokoma byakubye, mbese ubuzima bwose bwo ku isi buri gushyirwaho iherezo. Ntabwo ari ibisanzwe, kuko uwo murongo uravuze ngo abami, abagaba b'ingabo, abakomeye bo ku isi, ibihangange, abatware, ngo bose bazahinda umushyitsi bagira ubwoba kuri uwo munsi, ngo batakira imisozi n'ibikombe ngo nibibagweho, ngo bibahishe amaso yiyicaye kuri ya ntebe. Rero uwo munsi uzabaho kandi turawegereje. Iyi si mureba yari imaze gutera imbere, ifite iterambere n'ikoranabuhanga, igiye kurimbuka iveho ahayo he kongera kuboneka. Iyi si mureba yuzuye ibigezweho n'ubuzima bworoshye, indege, imodoka, ikoranabuhanga, itumanaho. Iyi si mureba aho umuntu n'umutungo we awutwara no kuri telefone n'ibindi birenze ibyo. Iyi si mureba aho umuntu yakinguza n'urugi rwiwe urutoki n'ibindi bikomeye cyane birenze ibyo mvuze. Iyi si yari isirimutse, irimo abantu bisize. Iyi si yuzuye ibirori, imikino, imipira y'amaguru, inkinamico, ibyo abantu bahugiramo bikabatwara igihe n'umutungo n'imbaraga. Umuntu akaba azi filime ziba ku isi atazi imirongo nibura 2 ya Bibiliya. Umuntu akaba azi amakipe akina umupira n'abakinnyi bayakinamo n'amatariki azakiniraho n'ibihugu akomokamo, atagira umurongo n'umwe wa Bibiliya yafashe mu mutwe ngo ujye umuhumuriza. Iyi si yari isirimutse, yikanze amahoro, asa n'ayiteka ryose, igiye kuvaho. Bavandimwe, izavaho n'ibikomerezwa biyirimo, babandi bajya barushanwa, umuntu akaba uwa mbere mu butunzi. Izavaho n'abahanga n'abakomeye n'abafite ububasha bayiriho, bakoresha amayere cyangwa ububasha, uwo babirusha bakamurya utwe cyangwa bakamutanga kunguka. Iyi si mureba izavaho, itsembwe, ahayo haba umuyonga, ye kuzongera kwibukwa ukundi. Bana b'Imana, icyo gihe kitari cyabaho, Imana yo mu ijuru yanze kubikora ibihubukanye ngo ahari bitazatungura abantu batiteguye. Niyo mpamvu hari ibyateguwe bimeze nk'imirindi, kugira ngo nibibanza, murabona ku bagize amahirwe yo kugendererwa n'abashyitsi iwabo mu miryango, iyo umushyitsi araza kugusura ukaba ubizi, haba ubwo uhora uteze amatwi nubwo waba uri mu nzu utari kureba. Wakumva umurindi we uje, ukamenya kuwutandukanya n'abandi, ukabimenya, ukagira uko wifata neza, ukagira imyiteguro. Ni nacyo Imana yakoze, ngo mbere y'uko iyi si yacu irimbuka ikavaho, abubaha Imana, abari kurarikirwa kuyubaha, babanze babone ku mirindi y'uko kuza kwa Yesu no gurimbuka kw'iyi si yacu. Ngaho tutaravuga iyo mirindi, turabanza twongere twibaze iki kibazo: iyi si igiye kurimbuka izize iki? Ni gahunda y'Imana gusa? Ni ubushake bwayo gusa? Oya, ahubwo nimusoma muri Bibiliya zanyu, muri Yesaya igice ni cya 24 umurongo wacyo wa 5, iyi si igiye kurimbuka, Bibiliya iravuze ngo kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bacumiye amategeko, bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi, n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Niba mubyumvise, ntabwo Imana ipfuye kuyirimbura gusa kuko ikunda ibirimbuka. Oya, ahubwo Imana yahaye abaturage b'isi gahunda yo kuyubaha. Ni nacyo yaturemeye. Byanditse muri Yesaya 43 umurongo wa 7, ahavuze ngo nzanira abahungu n'abakobwa banje abo naremeye kugira ngo bampeshe icyubahiro. Imana yaturemye turi ubwoko bwayo. Byanditse muri Zaburi y'Ijana uhereye ku murongo wa 1
ukayirangiza ngo turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Yari ishaka ngo tuyihimbaze, tuyiririmbire, tuyumvire, tuyikorere, mbese tuba abana bahora bateze amatwi ngo bumve icyo Imana ivuze aba ari cyo bashyira mu bikorwa. Nicyo yari ituremeye. Noneho kuko tutari abacu ngo twigenge, byanditse mu Bakorinto ba mbere 6:19, uwo tubereye nyirawe tukajya tumuhesha icyubahiro, tumuhimbaza, tumuramya, ngicyo icyo Imana yari yaturemeye. Noneho mwene muntu, uhereye umunsi icyaha cyinjiraga mu isi, uko kubaha Imana no kuyumvira ngo ayinezeze byahise biva muri kamere ye, yifata uko ashaka, ibintu biracika, icyaha kirategeka, nuko imitima y'abantu iragenda ibukundi. None Imana ntabwo yakihanganira ibyo ngibyo, yagambiriye ko isi irimbuka. Ndasubiramo, kandi isi ihumarijwe n'abaturage bayo kuko bacumuye amategeko, bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi, n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bakeya. Rero bana b'Imana, iyi si ngibyo ibyo izaba izize. Nakubira muri aya magambo ajya gusa agera muri ane. Isi izaba izize kutumvira, isi izaba izize kwishyira hejuru, isi izaba izize gukabya gukiranirwa, isi izaba izize kwimura Imana. Isi izazira kutumvira, izire gukabya gukiranirwa, izire kwishyira hejuru, ndetse izaba izize kwimura Imana. Muri uku kutumvira, iyo usomye Bibiliya, isano y'umuntu n'Imana nta yindi. Yaraturemye turabe, ariko iyo tutamwumvira, ni ukuri nta yindi sano iba ikomeye iduhuje nayo. Mu Gutegeka kwa kabiri, aya ni amagambo yavuzwe kera, ni mu gice cya 28:15 ndageza kwa 20. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu murima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Uzavumwa mu majya n'amaza. Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarikwa k'umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo uzagerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Imana rero yabivuze kera ko isano yacu nayo nta handi ishingiye, ni ukuyumvira. Nibyo byanditswe no mu Migani igice cy'8:17, ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Byanditse no muri Yesaya 26:3, haranditswe ngo ugushikamishije umutima uzamurinda b'amahoro masa kuko akwiringiye. Rero Imana abayumvira ikorana nabo, ariko abatayumvira yapanze umushinga wo kurimbura isi yose, kuko abayituye umugabane munini bipanze kutayumvira. Ni nayo mpamvu yagennye ko abayumvira bo izabajyana mu bwami bwo mu ijuru. Rero uku kutumvira niko kubaye nyirabayazana iyo kurimbuka kw'iyi si yacu. Ikindi ni uku kwishyira hejuru. Ngira ngo kubiza amateka, kwishyira hejuru, Imana ariyo ishobora byose, Imana ariyo izi byose, Imana ariyo ibeshejeho byose, warangiza ugashaka kuzamura ubutware bwawe n'ububasha n'ijambo ukayirusha, ibyo nabyo ntabwo ishobora kubyihanganira. Igomba kugira icyo ikora ngo yereke abaturage b'isi ko ariyo iyoboye gahunda zaberaga ku isi. Byanditse muri Zaburi y'119 umurongo w'126, haranditse ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Mbese ni nk'aho havuzwe ngo Uwiteka agiye kwihimura ku bamugomeye bagahindura ubusa amategeko ye. Nibyo byabaye kuri Herodi. Yishyize hejuru, Imana irabireba yumva itabyihanganira, agwa inyo, barayora bajya guta. Nibyo byabaye kuri Nebukadineza. Nawe imbaraga,
ubwenge n'ubushobozi yakomoraga ku Mana yarabyirase. Arebye umugwa wa Babuloni arangije avuga ngo ngiye i Babuloni niyubakiye ngo n'ukuboko kwanjye. Nuko Imana imwereka ko ntacyo yari gushobora. Yagiye mu ishyamba arisha imyaka 7 abana n'inyamaswa. Ibyo nibyo byabaye kuri Berushaza. Nawe aranywa, arasinda, afata ibikombe byo mu nzu y'Imana byari byaranyazwe i Yerusalemu, arahangara abinywesha inzoga. Ibyakurikiyeho ni uko mu minota mike cyane Abamedi n'Abaperesi bamutsembye akarandurwa mu isi akavaho. Iyo ni Imana yari yigaragaje yerekana ko nta muntu ugomba kwishyira hejuru yayo. Ubu ku isi hari abakomeye batemera ko Imana ibaho. Ubu ku isi hari abize biga ubwenge bakoresheje ubwonko bahawe n'Imana, ariko baminukira ku kuvuga ko iyo Mana itabaho. Ku isi hari abayisuzugura, hari n'abayituka bakayikora no mu jisho. Uko kwishyira hejuru kugiye gutuma iyi si irimbuka. Icya gatatu ni ukuyimura. Muri Yeremiya 2:13 haranditswe ngo kuko abantu banjye bakoze ibyaha 2 baranyimuye kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Yeremiya igice cya 5:7 naho haranditswe ngo nabasha nde kukubabarira? Abana bawe baranyimuye kandi barahira ibitari Imana. Narabagaburiye bamaze guhaga barasambana kandi biremamo imitwe bajya mu mazu y'abamaraya. Imana ntabwo yakihanganira njyewe nawe. Iduha umwuka, iduha amazi, iduha ibyo kurya, gutera k'umutima, imikorere y'ibihaha, imigisha twishimira, aho dutuye, umutekano, mbese igakingura ijuru, imvura tukayibona ku gihe, izuba rikaza ku gihe, ibyiza byinshi twishimira biva ku Mana. Warangiza ugasenga ibigirwamana, warangiza ntuyiramye ntunayubahe, warangiza ukagambirira kwica amategeko yayo yose ntusigaze na rimwe. Uko kuyimura mu mwanya wayo ugashyiraho ikindi, ni ukuri Imana yagambiriye kurimbura iyi si. Ikindi navuga ni ugukabya gukiranirwa. Ibyaha biriho hose, ariko hari n'ibyaha bikabije byo kuyikora mu jisho. Ndongera mbibutse abazasoma Itangiriro igice cya 19, ibyaha byarimbuje Sodomo na Gomora. Murazi ko cyane cyane cyari icyaha cy'ubusambanyi, ariko ubusambanyi bwakozwe icyo gihe uroye uburi gukorwa none. Wakibaza uti mbese Sodomo buriya ntiyarenganye? Ntihari abakoze ibyaha bakayirusha bo bakaba bakiriho? Ubu uyu munsi wa none abagabo n'abagabo barasambana, ibyo ni ugukabya. Abagore n'abagore barasambana bakanashyingiranwa, ibyo ni ugukabya. Abagabo barafata utwana nakwita impinja, ibyo ni agakabyo. Abantu barashyingiranwa n'inyamaswa, ibyo ni ugukabya. Noneho bikarenga n'amadini avuga ko yemera Imana, agafata umugabo n'umugabo, agafata umugore n'umugore, akabajyana ahitwa ngo nahasengerwa, ngo akabasezeranya, ngo bagashyingirwa kidini. Ibyo nabyo ni ugukora Imana mu jisho. Ibyaha by'agakabyo ni ukuri ntabwo Imana yabyihanganira. Abazasoma igitabo cy'Ibyaduka ni urupapuro rwa 44, haranditse amagambo avuga ngo Imana iri kwandika mu bitabo ibyaha by'amahanga. Igihe nikigera ubwo gukiranirwa kuzaba kurenza ingabano z'imbabazi z'Imana zari zarashyizweho mbere, kwihangana kwayo kuzarangira. Mu gihe umubare w'ibyaha byanditswe mu bitabo byo mu ijuru uzaba umaze kuzura, umujinya w'Imana uzagurumana. Bona nubwo Imana yihanganira umunyabyaha igihe kirekire, hariho urugabano umunyabyaha adashobora kurengaho. Iyo urwo rugabano ruheruka rugezweho, nibwo amahirwe y'imbabazi arangira, maze hagatangira umurimo w'ubutabera. Igihe kiraje ubwo abantu mu mafuti yabo no mu bukobanyi bwabo bazagera ku rugero rw'ubugome Uwiteka atazabemerera kurenga. Nibwo bazamenya neza ko ukwihangana kwa Yehova kugeraho kugarukira. Hariho urugabano rugerwaho, maze imanza za Yehova ntizibe zigishobora kuzuyaza. Mbese hari urugabano abantu bageraho amateka y'Imana, cyangwa se ibyo twakwita le jugement de Dieu.
akisuka ku bacumura amategeko yayo. Ariyo mpamvu umuhanuzi Yesaya mu gice cya mbere umurongo wa 5 yaburiye abaturage b'isi akababwira ngo ni kuki mwakomeza gukubitwa muzira gukabya ubugome. Nawe yari abibonye ubugome ni ikintu kimwe, ariko gukabya noneho ubugome, ngibyo ibyaha biri kubera ku isi. Ndetse aho isi igeze, niyo weho wubaha Imana ukaba udafatanya n'ababi gukabya ubugome, ababi barakugaya. Uwiba niwe wita umunyabwenge, ubeshya niwe bita intwari, umwana usuzugura ababyeyi abandi basore niwe bashima ngo weho uri akagabo. Umugore utakigandukira umugabo ngo amutekere, amumesere, amusigire ibirato, amusasire, uwo niwe babwira ngo rwose wowe urakaze, wowe uzi guharanira uburenganzira bwawe. Umugabo utagikunda umugore ngo amwitangire, amuhahire, amukunde, basangire umutungo, babe hamwe mu nzu, babane, uwo niwe abagabo bashima bakamubwira ati wowe uri akagabo, ibigore by'ubu sinzi uko bimeze, warabishoboye, we warabihimye, bakagushimira ibibi. Byanditse muri Petero ya mbere igice cya 4 umurongo wa 4 ngo basigaye batangazwa nuko muri byose tutagifatanya nabo gukabya ubugome no gukiranirwa, ngo barangiza bakadusebya. Usenga, ukunda Imana, uvuga ukuri muri business n'imirimo akora, uwo baravuga ngo uyu nta kigenda, ngo uyu yaduhombya, uyu yadukenesha, uyu ntacyo amaze, ntabwo azibigezweho. Bana b'Imana, mu birimbo y'isi harimo no gukabya ubugome, ku buryo Imana ngo aho bigeze nayo ntabwo yabyihanganira. Ubwo se urumva Imana yakihanganira ite akarengana abakene bagirirwa ku isi? Imbwa yawe igahaga, umutindi atindahariye hariya. Ubu se urumva Imana yakihanganira ite amayeri abazi ubwenge bakoresha ngo barye imitsi ya rubanda? Ibyo Imana ntiyabyihanganira. Imana yakihangana ite hariho akarengana abantu bakorerwa, bagacuruzwa n'inyama zabo zikaribwa? Ibyo Imana ntiyabyihanganira. Hari aho ibyaha bigera Imana ikaba itakwihangana. Icyo nacyo ni kimwe mu bigiye gutuma iyi si yacu irimbuka. Erega hamaze iminsi mu mashami yose abantu baraburagijwe. Nimusoma muri Yesaya igice ni icya 24 n'ubundi umurongo wacyo wa 17 ukageza kwa 18, iminsi irirenza abantu baburagijwe. Haranditswe ngo wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. Nuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo, uwurira ngo kuko urwobo umutego uzamufata, kuko imigomoro yo mu ijuru igomorowe kandi imfatiro z'isi zikanyeganyega. Kubumva ubu buhanuzi, iyi si imaze iminsi abayituye ari ibyo bibunamiye, ni ubwoba, ni urwobo n'umutego. Ndagerageza gusobanura. Nimusoma muri Matayo 15 umurongo wa 14, mugasoma muri Luka 21 umurongo wa 26, iyo mirongo niyo izabereka ibi bintu tumaze gusoma. Iyo bavuga ngo urwobo, Bibiliya iravuze ngo impumyi yiranda sindi ngo zombi zigwa mu rwobo. Nta kundi, urwobo ni inyigisho z'ibinyoma, ibyago, indwara, ingorane byuzuye isi byiroha mu bantu, nkaho bakabonye abavugira Imana batumwe nayo ngo babahumurize, babafashe, bababwire ukuri, kubeze babeho bafite ibyiringiro mu Mana, bakabigisha ibinyoma. Ngurwo urwobo aho impumyi ziri kurandata izindi zose zikarugwamo, ni inyigisho z'ibinyoma. Ubwo kandi baguye mu nyigisho z'ibinyoma, bari bahungiye aho basenga, no mu gusenga bahunze ibibazo, intambara n'ibyago n'ingorane biba mu isi. Kuko nibyo byanditse muri Luka 21 umurongo wa 26, avuze ngo abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho. Ibyo nibyo biri ku isi. Abantu bicara bazi ngo burira ariko ntibucya, buracya ariko ntiburira. Iby'ubu turabibonye, iby'ejo ntituzabibona, ndaba ari byo kurya. Imyenda ndayibonye ariko iyo umwaka utasinzi niba nzayibona. Mbese abantu bahora bashidikanya hazaza habo, nubwo isi ifite za viziyo zitandukanye ikishyiriraho ibihe, ariko ibihe isi ishyiraho n'ijuru riri gushyiraho gutsemba isi biri kujya binyurana, ukabona bibaye ikinyuranyo. Ibyo abantu bari biteze ntabwo ari byo babona. Rero ikindi isi kiyunamiye ni umutego, n'iyi mibereho, n'ubu buzima butugoye, aho nka 80% cyangwa se 90% kurya ubeshye, kurya uriganije, kurya
urimanganije nibyo biri imbere ya rubanda. Erega si n'ubu bibayeho, muzibuke no mu gihe cya Aburahamu ageze mu Egiputa yahunze n'umugore we, yabanje kubeshya ko ari mushiki we, na Isaka umuhungu we niko byagenze. Iyi si noneho yakujije ingorane n'ibibazo ku buryo kurya, kunywa, kwambara, kubona inyungu kuri benshi bisaba kubeshya. Ndetse mu gitabo kimwe uwifuzwa mu bihe byose baranditse ngo kumvira amategeko y'Imana udakebakeba nk'uko yanditswe mu ijambo ry'Imana, ngo bizagera ubwo bisa n'ibimazeho uburyo bwose bwo kubaho imbere y'abana b'Imana biteguye gutaha mu ijuru. Rero ubwo uwo mutego w'ubuzima bw'aha hanze bugoye busaba kurya uvuza ibinyoma, ibyo ngibyo bimaze iminsi biburagiza abaturage b'isi, nta gihe bigeze babona agahenge. Ariko noneho twegereje ku musozo wayo, imirindi y'imperuka izagenda irushaho kongera urusaku n'induru, maze buri wese uzi Imana n'utayizi abiboneye ndayoberwa ibyo ari byo, ariko turi mu mirindi y'imperuka. Ngaho twerekera ku ngingo isoza, iyo mirindi yo kurimbuka kwayo, imwe muri yo ni iyihe? Reka tuvuge imwe mu mirindi yo kurimbuka kw'iyi si yacu. Ku bakunda ibyanditswe byera, muribuka ko mu mpanda ndwi zivugwa mu byahishuwe turi mu mpanda ya 7, ari ryo shyano rya 3. Muzayisoma mu byahishuwe igice cya 11, muhere ku murongo wa 15 mugeze ku wa 18, ariko twe reka dusome uwa 18. Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawo uraza, igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasohora, n'igihe cyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe ari bo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Muri iyi mpanda ya 7 igizwe n'ibintu byinshi, ariko reka tuvuge iby'ingenzi. Muri iyi mpanda ya 7 amahanga yararakaye. Muri iyi mpanda ya 7 amahanga yararakaye. Ubu ibihugu birebanye nabi, ibikomeye n'ibyoroheje, ibihugu birebanye nabi. Intambara ziriyadukiza hirya no hino, iz'amoko hagati y'amoko, iz'ibihugu hagati y'ibihugu, mbese amahanga ararakaye. Intwaro ziracurwa, nubwo umutwe cyangwa se agatwe ka mwene muntu ari gatoya. N'inkoni nziza ukubise mu mutwe umuntu yapfa. Ariko ibyo ntibibuza umwana w'umuntu gukora ibibombe n'ibibombe bipima amatoni, nta kindi ari guhiga, ari umuntu uri guhiga mugenzi we. Ubwo hejuru yacu hari Satani utwanga, ugambiriye kudutsemba, natwe yanga tukaba twicaye twangana. Nguko uko isi iteye, amahanga yararakaye. Ibi byari byarahanuwe muri Matayo 24, muzahere ku murongo wa 6 mugeze ku wa 7. Niho wavuze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami. Ibyo byose byarahanuwe. Ngiyo imirindi y'imperuka. Niyo mpamvu ku bana b'Imana biteguye kujya mu ijuru, iyo umushyitsi akugendereye ukumva imirindi ye, nta bindi uhugiramo, ujya mu myiteguro. Nimubona intambara, mukabona kurakara kw'amahanga, ibihugu bisumirana, bitangira gushotorana, urahigwe nawe ibyo ntuzabigiremo urundi ruhare rurenze gusenga no gusengera abami n'abatware, kuko niko Bibiliya dutegeka ngo kugira ngo tubone amahoro, duhore mu mahoro, tutabona ibyago. Iyi azaba ari imirindi yo kuza kwa Yesu. Ubitinzeho cyane ukabyimbikamo, ushobora kubona umucunguzi wacu aregutse ku bicu, nta myiteguro wigeze ugira. Icya kabiri, ndavuga muri iyi mirindi hariho imitingito cyangwa se imishyitsi. Ibyo muzabisoma muri Bibiliya, ni muri Matayo 24 umurongo wa 7. Byarahanuwe ngo hazaba ibishyitsi hamwe na hamwe. Nibyo mubona hirya no hino, cyane muri bihugu bya Aziya, haba ibirunga byinshi, mu Buyapani, za Indonesia n'ahandi. Nibyo mubona aho imbaraga zo mu nda y'isi zinyeganyeza, kugeza ubwo n'amazi arava imuhengeri akambuka akajya imusozi. Nibyo mubona ibintu byinshi bitandukanye, imbaraga za mwene muntu zitashyiraho ubugenzuzi ngo zigire icyo zibikoraho. Ibyo byarahanuwe ngo nimubibona, ntabwo ari ukuvuga ngo muzahungire ku musozi. Nibyo waba
wikebanuye mu kanya gatoya, ntabwo ari ukuvuga ngo ahari ngo amazi muzayashyirireho urukuta atazagera arenga, sawa nabyo abantu bajya bapfubapfujya bakabigerageza, ariko iyo ari ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka, reka mbwire abanteze amatwi ngo imperuka yo ntabwo igira umuti, ntabwo imperuka igira umuti, ikije ari imperuka ntikigira umuti, ukuraho kimwe ukagira ngo wari uri gutegura umwanya ikindi kiri buzemo, nguko uko abaturage b'isi imirindi iri kubakangura, ariko bamwe ntibabibonemo gusobanukirwa. Mu gitabo bita ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni urupapuro rwacyo rwa 28, hari aya magambo aratubwira uko kuri iyi ngingo bimeze. Haranditse ngo umuraba uregereje kandi dukwiriye kwitegura guhangana no gushega kwawo, dukoresheje kwihana ku Mana no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Umwami agiye kugaruka kugira ngo anyeganyeze isi mu buryo buteye ubwoba. Tuzabona amakuba aturutse impande hafi ya zose. Ibihumbi byinshi by'amato bizarohama imuhengeri mu nyanja. Amato y'uburyo bwinshi bw'intambara niyo azarohama cyane, kandi hazagwa amamiliyoni y'abantu. Hazaduka inkongi z'imiriro zitunguranye ku buryo nta mbaraga za kimuntu zizashobora kuzizimya. Amazu y'akataraboneka yo ku isi azahanagurwaho no kugurumana kw'inkongi z'umuriro. Impanuka za gari ya moshi zizagenda ziyongera. Imvururu, gusekurana kw'ibyuma bitwara abantu n'ibintu, n'impanuka zihitana abantu mu nzira nini z'itumanaho bizatungurana ari ntawe ubyiteze. Iherezo riri bugufi, igihe cy'igeragezwa kigeze ku musozo wacyo. Reka dushake Imana bigishoboka ko yabonwa, kandi tuyiyambaze ikiri bugufi. Intambara zizaca ibintu mu ipica iheruka amateka y'isi. Ibyorezo, ibyago bikomeye n'inzara bizahindura umwirare. Amazi y'umuhengeri azateza imyuzure. Umuriro n'amazi bizihuriza hamwe mu gutsembaho ubutunzi n'ubuzima bw'abantu. Tugomba kwitegura kwinjira mu mazu Kristo yateguriye abamukunda. Bana b'Imana, hano havuzwe byinshi. Intambara zarahanuwe zizaca ibintu, imyuzure, inkongi z'imiriro. Ibi nibyo mujya mubona muri bihugu biri ku isi, mukumva ngo inkongi muri za Australia n'ahandi, inkongi z'imiriro, amazu akomeye agashya ku isi. Ibyo byose ntabwo ari ibisanzwe. Reka mbwira abaduteze amatwi ngo ntabwo abantu baba bagize uburangare. Oya, ku isi baragerageza. Niba hariho abaturage basigaranye ubuhanga, ni abaturage bo ku isi. Baragerageza, barapfubapfubya, ariko mu byo bavura ntibavuramo imperuka. Murabona ko hari n'ibyo bashobora bikomeye. Inyamaswa z'inkazi barazikumiriye zihera mu mashyamba. Inzovu, imbogo, inzoka z'akataraboneka, izo zose barazimenyereza bakaziragira zigahira iyo. Ariko murabona ko bigeze ku ijambo ryavuzwe n'Imana muri Luka 21:11 ngo hazaba ibyorezo, ka mikorobe katabonwa n'amaso, ako turi kumva ngo ni ka coronavirus cyangwa se n'utundi tumikorobe dutoya, karazengereza isi, ubuzima bugahagarara, kandi abashoboye inzovu ntabwo bibabangukiye guhangana n'agasimba katabonwa n'ijisho. Nta kindi kibiteye, ni uko ari umurindi w'imperuka, kandi imperuka ntabwo igira umuti. Ahubwo abana b'Imana bakibibona bajye babe maso, bashaka isomo Imana ishaka ko bakuramo, maze barisobanukirwe. Ngaho mwumve, intambara zizaca ibintu. Nimusoma mu gitabo cy'Ibamya by'Itorero, Ibamya by'Itorero, umuzingo wa 2, urupapuro rwa 32, igitabo cy'igifaransa, umuzingo wacyo ni uwa 2, urupapuro rwa 32. Ubu amahano ava ku Mana cyangwa se le jugement de Dieu. Kuri ubu amateka y'Imana yatangiye kwisuka ku isi, nk'uko tubibona mu migaru, mu myuzure, mu mitingito y'isi, amahano ku butaka n'amahano ku nyanja. Le grand je suis parle à ce qui transgresse sa loi. Uyu ni ndiho ukomeye utangiye kuganira n'abacumura amategeko ye. Mu bitabo dusoma baratubwira ngo abantu bazagerageza kubishakira izindi mpamvu zabiteye. Bajye mu buhanga, bajye mu malaboratoire, abizi ikirere bapime, abizi ihindagurika ry'ibirere bapime, abiteganyagihe bapime, nuko bavuge ngo byatewe, impamvu bazishake. Ngo ariko ngo nayubusa, ngo ni ndiho ukomeye uzaba utangiye kuvugana n'abica amategeko ye. Rero bana b'Imana,
ibi byose mujya mubona ni imirindi yo kuza kwa Yesu. Bavuze impanuka ku butaka. Hari impanuka ziba rwose abantu bazishakira impamvu bakazibura, kandi abaturage bo ku isi baragerageza, amamodoka bakayagabaniriza umuvuduko, imihanda bakayitunganya, ariko kubera ko mu mperuka nta muti ukemura ikibazo kimwe, bigasa nk'aho uteguye aho ikindi kizanyura. Ubisi abategetsi bayiyoboye kugira ngo bafate abaturage neza, bararara amajoro, bashora imishinga, bashora imari, ngo niyo ari imihanda y'igitaka ijyemo kaburimbo. Ahari iterambere rikeya riza, ariko ryanaza impanuka zahabaga hatarasirimuka zari nke, ryanaza zikaba nyinshi. Iyo ni imperuka. Bizagaragazwa n'impanuka mu nyanja, impanuka mu kirere, impanuka ku butaka, impanuka mu mazu. Ibintu byose bishobora kurimbura bizajya ku murimo, kandi abantu ari abahanga n'abanyembaraga, nta bunebwe ntako batagize ngo umuturage w'isi agubwe neza. Ariko ku bazi ibyanditswe byera, iyo ni imirindi y'imperuka. Ibyorezo by'indwara nk'uko twahoze tubivuga na kera kose byabayeho, ariko ibyo mu minsi y'imperuka byo byanditswe muri Luka 21 umurongo wa 11 bizaba bikabije. Muzabisoma no mu Ngoma ya 2 igice cya 7 umurongo wa 13. Ibyorezo bizatera, kandi ibyo byo reka mbabwire, mu minsi ishize abantu bari bahangayikishijwe na sida, ibintu birakomera, haza Ebola. Ukabona nk'uko umuntu ajya azamurwa mu ntera mu kazi, niko n'ibyago n'ibiteye ubwoba bijya biza byazamutse mu ntera. None ubu urugero rugezweho, haje coronavirus, kandi ntabwo yoroheye abaturage b'isi kuko bimaze gutsemba ububi bwayo n'imbaraga ifite, yewe kandi abantu baragerageza ingamba zigafatwa, ariko ni ukuri ibi nabyo no gusohora kubahanuza. Ariyo mpamvu abaturage b'isi bagomba guhangana nayo, ariko bwa mbere kujya ku mavi no gusenga bikaba ibya mbere, noneho izindi ngamba zikaza zikurikiyeho, abantu bakirinda, bagakaraba koko, bakajya kwa muganga, bakirinda kwanduzanya, bakabaho bitaruye. Ibyo ni byiza, nta n'igisa nabyo, ariko gusenga Imana kugira ngo nibura mu gihe cya Mose, mbahaye urugero, ubwo ibyago byabaga byavuye ku Mana bigiye gutezwa Abanyegiputa, ubwo habaga ari ibyago bigiye kujya mu isi, habaga ubwo umugaragu w'Imana asenze ibyago bikagabanya ubukana. Ni ukuri abantu ingamba zo kwirinda ntizijyane no gusenga, kuko izi ndwara nazo zarahanuwe, kandi murazi nta muti w'imperuka. Inzige zanditse muri Yoweri 2:25. Bibiliya iravuze ngo ni za ngabo zikomeye z'Uwiteka. Nawe ibaza udusimba duto katagutimba hasi, ariko karagenda kakangiriza umuntu agapfa bitewe n'inzara, ndetse kakangiriza ikirere, ibyatsi byari bishinzwe kuturemera umwuka mwiza duhumeka kakabitsemba, ubuzima bugahagarara. Kandi urebye ingano yako, urebye uko kameze, ni ukuri ntabwo kagakwiye guhangayikisha umuntu. Ariko kuko Bibiliya ivuze ngo katumwe, ngo ni ingabo zikomeye z'Uwiteka, ni ukuri nacyo ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Iby'inkongi z'imiriro, imyuzure, imiyaga nk'izi za Katrina, izi mujya mubona, imiyaga ikomeye iterura n'amazi yo mu nyanja ikayasuka imusozi, igatwara imicanga, igatwikira uturere. Ibi byose muri kubona ni ibimenyetso byo kuza k'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyi ni imirindi y'imperuka. Ngaho ku basoma igitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, ni icyigisho cya 69. Abasoma icy'igifaransa ni urupapuro rwa 637. Haranditse ngo umuvurungano mwinshi uri mu isi. Ibimenyetso by'ibihe biragaragara cyane, ibigiye kuba biratugezaho ibicucu byabyo. Umwuka w'Imana arakurwa mu isi buhoro buhoro, kandi haba ku butaka cyangwa mu nyanja, ishyano rirasimburana n'irindi shyano. Hari imiraba, ibishyitsi, imiriro itagira kizimya, imyuzure n'ubwicanyi bwose. Ninde wabasha kumenya ibigiye kuba? Amahoro ari hehe? Haba mu bantu cyangwa ku isi, nta na kimwe gitanze icyizere. Abantu barihuta gufata umwanya munsi y'ibendera ryo guhitamo kwabo, bategerezanya amatsiko uruhushya rw'abatware babo. Mu ruhande rumwe hari abategereje umwami bari maso kandi bakora, mu rundi ruhande
hari abari munsi y'ubutware bw'umuhakanyi ruharwa, ubwo ni Satani. Bake gusa nibo bizera n'umutima wabo wose ko hariho Gihonomo bakwiriye kwirinda, hakaba n'ijuru bakwiriye gukorera. Bana b'Imana, ibi byose biri kuba ni ibimenyetso byo kuza kwa Yesu. Ngaho mu gitabo cy'Ibyaduka paje y'115 hari aya magambo yongera kutubwira ngo ibi byabaye na kera, ariko abahanuzi n'abatubanjirije barabyeretswe. Neretswe amazu ahenze bihebuje, yabonwaga nk'atahangarwa n'inkongi z'imiriro, maze nk'uko Sodomu yarimbukiye mu birimi by'umuriro wo guhora k'Uwiteka, uko niko izo nyubako z'ibitabashwa zizahinduka umuyonga. Inyubako z'inzibutso zishyeshyenga ubuhanga bw'abakomeye bo mu isi zizahinduka ivu mbere y'uko kurimbuka guheruka kwisuka ku isi. Imana iri gukura umwuka wayo mu miji ikiranirwa yamaze guhinduka nk'iyo mu isi yo mu gihe cya Nowa, ndetse nk'i Sodomu n'i Gomora. Inyubako zihenze, imyubakire yakoranywe ubuhanga butangaje, bizatsembwaho mu buryo butunguranye mu gihe Uwiteka azaba abona ko ba nyirazo barengeje imbibi z'imbabazi. Kurimburwa n'umuriro kw'amazu akomeye yasaga n'atashoborwa n'inkongi y'umuriro ni ikimenyetso kigaragaza ko bidatinze imfatiro z'isi zizahinduka ubuvungukira. Bana b'Imana, nguko uko isi iteye, nguko uko isi imeze. Ibi byose mubona ni imirindi yo kuza kwa Yesu. Ngaho muri Ezekiyeli twerekera ku musozo, igice cya 7 umurongo wa 26 hari aya magambo avuga ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babure inama. Yesu agiye kuza, abantu biteze ibihe by'amahoro no kugubwa neza, biteze ikidashoboka. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi izajya ivaho haza indi nkuru mbi, ngiyo imirindi y'imperuka. Kandi namwe murebe, mbese ntabwo ariko biri? Mbese twagaye abakomeye n'abategetsi bo ku isi ko hari barangaye, baragerageza ntako batagira. Imbaraga zose, ingengo z'imari z'ibihugu zishorwa mu cyazana amahoro, ubuzima bwiza, umutekano, zishorwa mu cyarinda inzara n'ibyago n'ibiza, na za minisiteri zirwanya ibiza zigashyirwaho. Ariko kubera ko hari imirindi y'imperuka, iyi nkuru mbi izajya isimburwa n'indi nkuru mbi, ishyano risimburwe n'irindi shyano. None se twebwe turahera mu bwihebe tuvuge ngo noneho birarangiye, ahacu harashize, nuko nta kundi ibyo gusa? Bibiliya yatanze igisubizo muri Luka 21 umurongo w'8. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Muri iyi mirindi y'imperuka, buri mwana w'Imana w'ukuri wese arabwiwe ngo ibi nubibona azaba ari ukugukebura. Imana izabikuriye akara ikubwira ibyenda kuba, burya Yesu agiye kuza. Noneho ngo muzararame mwubure imitwe yanyu, biravuze ngo muzatangire mugirane isano n'Imana, musenge, mwiyeze, mwihuze nayo, ahari yenda iducira akayira, isi izatambuka irimbutse, natwe tubisikane nayo duhawe ubugingo buhoraho. Ngaho kubakurikirana ubu butumwa, iyi mirindi y'imperuka, ngaho nimuyigirira imyiteguro, mwihuza n'Imana, mwihuza na bagenzi banyu, mwihana ibyaha, kugira ngo ubwo isi igiye gusoza isoze natwe twibitseho ubugingo buhoraho. Ngaho Imana ibiduhere hamwe twese mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho